abantu bize kuri buruse ya leta bakajya mu gisirikare namakuru numvaga n'igipolisi ngira ngo ntago bishyurwaga buruse usibye ko kuri ngewe numva nabiga ubuvuzi naho yakurwaho ariko ubuvuzi ushaka gushinga clinique kandi warize ku mafaranga ya leta ntekereza ko habaho nabo uburyo bwo kuvuga ngo abarimo gukora mu mavuriro y'Ibanze wenda bagasonerwa buruse mu gihe akoze muri iryo vuriro nibura imyaka itari munsi y'10 urumva hashize imyaka 4 Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente asuye kaminuza ya Rukara yigisha uburezi nuko abiga iby'uburezi twifuje ko nka leta bazajya bahabwa bya bindi mwita buruse amafaranga yo kubaho atishyurwa mureke tubyumvikane tutabyumva nabi mu gihe uzaba warize uburezi ariko ukanabukora wishyuza system akoreramo ibasha kuvuga niya Minisitiri w'Intebe niya leta katuvuga ya leta Ngirente tumureke se babivuze gutyo abantu benshi biga uburezi none basanze batakibakeneye rero urabona ya nomero bambwiye nzandikiraho ubutumwa bugufi ndabona ndi buyandikire ibibazo byinshi Nguhaye ikaze ukurikira ibiganiro kuri Mutesi Scovia urubuga rw'ibitekerezo ku ngingo y'umunsi. Ingingo y'umunsi tugiye kuganira ku kibazo kiri kugaragara muri no minsi ntabwo ari ngiye kukivugaho cyangwa se ku kiganiro nkuko twari dusanzwe tuganira ku ngingo y'umunsi ndi kumwe na Scovia ku murongo wa telefone hari ikibazo kimaze iminsi kiri kuvugwa n'abarimu bigisha mu mashuri ya kaminuza ariko cyaturutse ku byo bari bahawe nk'isezerano mu minsi ishize bari barahawe isezerano mu myaka ishize yuko umunyeshuri wiga amashuri y'inderaburezi cyangwa se ya education muri kaminuza y'u Rwanda afite amahirwe igihugu cyashyizeho amahirwe yuko azajya yiga atishyuzwa amafaranga yitwa ya buruse ni amafaranga umunyeshuri ahabwa wize muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'inderabuzi mu mashami ya kaminuza y'u Rwanda ariko akaba ari amafaranga ubundi asanzwe yishyurwa kimwe nuko andi mafaranga yo kwiga nayo yishyurwa aya buruse ni amafaranga atunga umunyeshuri ariko abiga mu buryo kugira ngo bashyireho bakundishe abanyeshuri kwiga amashami y'inderaburezi hari hashyizweho yuko batazajya bishyuzwa aya mafaranga ya buruse ariko hashobora kuba hariho uburyo abarimu bamwe babibonye bakaba baratangiye kwishyuzwa ku murongo wa telefone ndi kumwe na Scovia wiriwe neza Scovia wiriwe neza yego muri gahunda y'igihugu cyari kihaye cyangwa se kihaye ya knowledge based economy ubukungu bushingiye ku bumenyi hari incentive cyangwa se ibikurura abanyeshuri bashyizeho byo kugira ngo bajye kwiga amashuri y'inderaburezi bakababwira ngo buruse amafaranga yo kubatunga ku ishuri igihe yize kaminuza akiga icyiciro cya mbere atazayishyuzwa najya gukomeza ibyo yize akajya kwigisha ni inkuru ntashobora kwibaza ubundi kuki tuyizanye kuki ubundije nahoze mbyibaza kare tumaze iminsi dufite ikibazo cy'abantu bo muri BRD yego abaturage bamwe cyangwa se abantu bafashe inguzanyo muri BRD arakubwira ati twishyuye miliyoni ni urugero wenda 3 yego na magana atariko zaje zikubye kabiri birenga ntabwo badusobanurira ukuntu byagenze nababwira rero ibyo byo ni nk'inguzanyo ya banki muzagiyeyo mubarane ariko hari ntuza yavugaga ko abantu bize kuri buruse ya leta bakajya mu gisirikare namakuru numvaga n'igipolisi ngira ngo ntago bishyurwaga buruse usibye ko kuri ngewe numva nabiga ubuvuzi naho yakurwaho ubuvuzi niba baje gukora umwuga umeze nka business bose ubumenyi bashyira ku isoko bakabyaza amafaranga ariko bufite inyungu rusange none se umusirikare we yarinze igihugu ushobora gukora kabine yawe ngo ushinge igisirikare ngo ushinge umutwe runaka ugira ute ariko ubuvuzi ushobora gushinga clinique kandi warize ku mafaranga ya leta none se ubwo abantu bose ubwo twavuga ku bakora muri leta bafashe icyemezo se bajye bamara kwiga hano bari turimo imyenda bakigendera ntekereza ko habaho nabo uburyo bwo kuvuga ngo abarimo gukora muri za centre amavuriro y'Ibanze yego wenda bagasonerwa buruse mu gihe
akoze muri iryo vuriro nibura imyaka itari munsi y'10 uvuyemo itararangira akatwishyura. aha mfite uburyo minisitiri w'intebe yari yabivuzemo mu magambo atomoye ari imbere y'abanyeshuri i Rukara. Urumva hashize imyaka 4 minisitiri w'intebe Dr. Edouard Ngirente asuye kaminuza ya Rukara yigisha uburezi. Ariko ikibazo mfite ntibashije yabivuze avuga ko batazishyura cyangwa bazishyura, none se ubu barimo barishyurwa cyane bazuzane. Edouard aragira ati mbanje kubivuga mu magambo ye magufi ariko ndaje nshireho n'abantu ishusho n'amajwi. Aragira ati abiga iby'uburezi twifuje ko nka leta bazajya bahabwa buruse, amafaranga yo kubaho ku ishuri atishyurwa mu gihe uzaba warize uburezi ariko ukanabukora rwose. Ejo bamwe mu banyandikiraga arambwiraga ati ariko ngo hari n'ibwiriza n'iteka ryanditse. Noneho ngiye narabajije koko yavuze ibyo avuga, wowe muvuga ngo barabishyuza murigisha? Ati mwifotore mwerekeze ko nambaye itaburiya nigisha no muri primaire. Rero nibajije uwishyuza system akoreramo ibasha kuvuga niya minisitiri w'intebe niya leta, katuvuga iya leta Ngirente tumureke biravugana, kubera ko hagomba kuba hari ikintu kiri. Ese babivuze gutyo abantu benshi biga uburezi none basanze batakibakeneye. Nyine urumva ndimo ndibaza ibibazo bene ibyo. ntibaba barize se bakarenga icyiciro cya mbere cya kaminuza bo bagakomerezaho, kandi amahirwe yari yashyizeho ari ayo kugarukira ku cyiciro cya mbere cya kaminuza agahita ajya kwigisha? kuba baragewe icyo nibaza hano nshaka ko n'ubuyobozi se tuzabaza ndi. Rero urabona ya nomero bambwiye nzandikiraho ubutumwa bugufi kabiranye, ndabona ndi buyandikire ibibazo byinshi. Urumva hari icyakindi hari icyopirere hari iki cy'uburezi ko ibibazo bihari. Heke se buriya yajyamo biriya reka da, ariko se sitanga ntifasha no gutanga buruse na beride nani. Ngira ngo umuntu yabaza beride irishyuza abandi, kubera ko kuba umuntu yarize icyiciro cya mbere akakirangiza akajya kwigisha wenda agakomeza icya kabiri ariko ariwe wirwanaho, ibyo ntekereza ko ntaho byaba bihuriye. Abarimu rero nabo ntibagire ngo bababwiye ko wize ubwarimu wese bamwishyurira, ahubwo biterwa n'icyiciro. Wasanga bashaka no kuba abadogiteri batishyura ugacwa. Ni ikibazo rero gihari gikomeye kandi gisa nkaho cyateje imvururu ku barimu, akaba ariko mvuga kuko mu magurupe yabo mu biganiro kwishyuza buruse byabaye buruse, kandi bavuga bati byabaye nka bya bindi byo muri za IPRC barabaze ngo imibare yanga guhura iranga pe, bagasanga ngo niba baregejeho miliyoni 4 umuntu agomba kwishyura, kandi ubuze umuntu ufite credit ya buruse bikoza muri banki babwira uti ni munize udufaranga duke ngire dore nagize, ariko kutarishyura mu gihe byatangazwaga cyangwa byatangiye gushyira mu bikorwa abanyeshuri ntibari baratangiye guhabwa ino buruse y'ibihumbi 40 yarakiri kuri 25. Oya 40 imaze iminsi. Byari byarabaye 40 yari yaraje mu myaka 4 ngiye ntiyasanze 40. None se icyiciro cya mbere cya kaminuza si imyaka 2 kwishyuza imyaka 2 ibihumbi 40 ntibashobora kubikarikira akamenya ngo hari kurenga angahe, kuko abanyeshuri muri kaminuza biga amezi 10. Ubwo n'amezi 10 n'amezi 20 babishyuzwa bize barize icyiciro cya mbere. None se kuvuga yo yonyine minirivare
oya ni buruse abatunga gusa niyo babasoneye. imbwira nte mu ijambo rye tubyumvisemo yuko ari amafaranga batunga ku ishuri. ongera ubyumve neza umwumvise nabi. kari kuvuga ndakumva neza niko avuga kuko buruse ku munyeshuri irimo ibyiciro bibiri, hari amafaranga twakita minerivare hakaba n'agutunga ku ishuri. n'ibyo ayo kurya asanzwe byose biba bijyana ya geto. none se intuza berdi igiye kukwishyuza yishyuza iki? byose ipaki nako yose. we wambuye iki ibyo kwishyura byo nzi. we wambuye iki we na Shadadi? twishyuzwa byose. none ntekereza ko sinzi niba iri jambo rya minisitiri w'intebe ryateye urujijo rero. abarimu bo ni yose nayo kurya bo bazi ko basonewe yose. kandi ku bigo by'amashuri bari mu bantu bujuje fomu z'abantu bafitiye umwenda beride. tugiye kujya mu amashuri mu minsi mike aratangira. ntekereza ko niba ari minisiteri y'uburezi, niba ari heke, niba ari harya ni iyihe yindi nesa ishinze nibyo muri pirimeri, nesa na segonderi. niba ari bo babivugaho sinzi ubivuga, ariko nibafata umwanya batangaze basobanure icyabaye. bavuze ko iteka rivuga iki? rivuga ko basonerwa abantu biga uburezi bakwiye koroherezwa kubona uko biga ubu burezi. niba rero ibyo bavugaga ari icyo gusa, dufite abantu benshi biga bakaza mu mirimo n'ubu nyibivuga, abasirikare n'abapolisi, abarimu biga bakaza kwigisha muri primaire na segonderi, ariko bakazamo noneho bakajya bareba uri ku ishuri yigisha bakamusonera, hanyuma bakareba uri mu gipolisi apana kujyamo ngo amare mu kwezi kumwe avemo bamaze kumusonera. apana ujya mu gisirikare imyaka 2 ngo avemo bamaze kumusonera. bakabireba abona ariko kazakora nibura mu myaka 5 n'urugero. ubundi se ko divorce yabayihaye 5 byo bagize n'ibindi bakabihingi agakora divorce ajya hagati aho nabiciyemo meko 18 umuntu agira undi. byaciyemo rwose, ubu impamvu igomba kuyishakisha meya akayibona. ndaza kuba mabukwe wa sobukwe pe. se ubwo mubeshye nzisanga ndi mabukwe wa sebukwe w'umuntu pe. iki kibazo rero cy'uburezi cyazamuye ntuza idasanzwe, usibye ko abarimu bahorana ibibazo udashobora kureba nabo niba ari uko ari benshi. ubwo ntureba ko bari kuvuga bati bari kutwishyuza iyo buruse. hari n'ikindi yavuze minisitiri w'intebe ati niwiga icyiciro cya mbere cya kaminuza hanyuma ukaza ukigisha imyaka 5 uzishyurirwa masters program mu byo wizemo muri cya cyiciro cya mbere cya kaminuza. wandusha bibase cyangwa ni imigabo n'imigambi cyanze bikunze burabari umwarimu bishishikariye. icyo nibuka hariho abarimu bigeze kuwara umwarimu ugeze amamagara ambwira ati ku ishuri ngo babakata niba ari 30% bakamuhemba 70%. nyamaze se bayiguye kuki bagukata? ati nagiye ku ishuri baduhaye kujya kwiga, uriga se bakaguhemba, undi ati bakama 70%. none se ubwo ntiwumva ko 30 iva kuri wowe leta yongeraho indi kugira ngo wa mwana wigisha akomeze yige? Nisa nta buruse baguha ati barayimba. abaza se wa mungabo we ngo ntunaniranye undi kurigira icyo azafata. rero bashobora kuba kwiga byo harimo abiga. ikindi mu minsi ishize bamaze iminsi bambwira bati hari amahugurwa abantu batize uburezi harimo kuduha.
ati kandi bayaduha ngo ntiyabagezeho umva se ati barimo barayaduha ati kandi twari dusanzwe twiga no muri kaminuza ati kandi ubwo igihe bagiye kuyaduhera nibwo twiga muri kaminuza yakora atazakomeza kwigisha nkamubaza se bazayaguha mu gihe kingana ati cy'amezi nkangahe nkamubaza se kumva aragufasha kugira ngo wemerwe ube professional we kuba umuvumbyi wabanje ukiga kugira professional ku ishuri kaminuza ukaba uhagaritse ayo mezi byarangira ugasubira ukigisha wiga kaminuza ko n'ubundi wigagayo muri weekend urangira atari kurumva n'ubundi ibyo baduhugura n'ibyo twiga muri kaminuza noneho jya kwiga nurangiza uzazusaba akazi ubwo ibyo nabyo ni ibibazo ahubwo se kubana avuga ko bazajya bitunga muri ayo mahugurwa batitunga se ntibarimo kwiga ariko umuntu najya ariko mwaje gukira muri akabiri ariko se kuva umuntu yagushyiraho gahunda kanakubwira ngo yishakira ingengo y'imari kandi ari gahunda yakugeneye niba umuntu utarize uburezi rero atemerewe kwigisha keretse uwakoze ayo mahugurwa utaho abayakoze bajyemo none se ntibaba bamuhemba ntibagiye kuyakora muri vacances se bakore mu mushahara bishyura itike none ako namwaka ari nayo ngiye gukoresha atarimende umuntu yarababebeje pe ariko ikibazo ni uko bababwiye ko ari gahunda babazaniye kuyibishyuza bakumva ntibihura kandi uretse gato batari bayishakira ingengo y'imari uretse ingengo y'imari ni yishyura abarimu ikishyura ishuri hari uwo batse minerivare icyo bavuga uritegera witunga bara bakababwira ngo barashaka ko bazajya babahita ikiyo kujya kwiga ngo no kurya batahaturiye bacumbikira kababaza wowe barimo baravuga ati uyu muntu twabanye mu buzima ayajya agatanga uburezi ariko dukeneye ko abona icyangombwa cyemeza ko ari professional gusa wowe wumva ibyo bintu bagiye kuguha bikugoye wakoraga akazi utize nubwo wenda bitakuraho ko wanagakora neza kurusha uwakize ariko mu buryo bwa kinyamwuga bakeneye abizi iryo somo none bazanye training y'igihe gito ntibakwishyujeyo ntaki usibye kujyayo wowe ukavuga uti mu mpitiki najyayo baguhemba iyo si leta wakitike si guhemba se muri vacances urigisha ko baguhemba ariko aho bakora izo porogaramu ntago barimo bose bahatuye bahaturira iki se bakodeshe bajyanye amahugurwa i Musanze umwarimu w'ikirehe se ubwo uzamubwira ngo najye kwitunga ikirehe nako i Musanze ntumugoye ntabwo ariko ibyo ko nubwo katuvuga ko ariko bimeze noneho uko bitanzeho urugero ku muntu usa ava akagitumba akajya kwiga i Huye ni gahunda yo ari umwana hanze cyangwa umugore ni gahunda yo kwiga wowe nasanga gutura i Musanze bimuhenda kurusha kuba hatagira akazi nasezere arebe ko batarabangaje undi aho ngaho waba uri guhimana nabo ntabwo guhimana nabo ufashe icyemezo kikorohereza ikintu gihari ngewe nemera ko abantu bari muri training cyo kora bari muri kaminuza ngo biga uburezi iyo begereye REB bakamubwira ati giye niga mwaka wa 3 mugiye gutanga training ku burezi dore n'ubundi giye nibyo niga bakabibona ubu baramuretse ariko umuntu arimo ariga finance ariga muri SFB hari se bigira za ntuza za kontabilite koramo abude byose ntabure aburemo ntabure barangiza bakamubwira ati hari training tugiye kuguha kugira ngo ubashe gukomeza kwigisha neza ati giye niga muri kaminuza wiga uburezi satoye none se urumva n'ubundi ntabwo urimo kwiga nk'umuntu uzafasha uburezi uri muri uburezi urabugira ikiraro wambukiraho ngo wigira ahandi icyo bakosoza se cyo barakimenya uyu nicyo abakosora cyo barakimenye abakosora se baba bagiye gukosora bwa kabiri noneho n'ayambere ataraboneka barabambuye se ngewe mfite ikibazo mfite rero bagira batyo batira bari score ni muzuri n'impamo ya Mungu bati rero tugiye guhagararikira ibizami tuzanakosore nti hatariko navuye aha nkoresheje 24 undakura
halo ngo bakoresha ayo mvuze yose, wayumvise? ntabwo mbyumvise neza ngo tugiye guhaguruka niho rezo zicikiye. Barahagurutse baragiye ku bigo by'amashuri hirya no hino ngo bahagarikire ibizami. Wategeshe 20, wategeshe 25, wa 6, w'icumi, mbese buri umwe mu cyiciro cye bitewe n'aho atuye. Ngo bagezeyo bakababwira bati Sam ntabwo uri kuri liste, ntabwo uri kuri liste, utese kandi narabonye ubutumwa bati iyo ni systeme ya kera ariko twaracaguye ntabwo mwagarutse mwese. Mwankuyeho mutese bati wavuyeho. Noneho ikibazo si uko yavuyeho, bakampamagara batubwo urumva ni gute navuye kuri liste, turumva atari akarengane, nka mani warenganye koko, none ujya kujyaho barenganyije nde? Kuko abarimo bose ntibakosora. Rero hari ibyo nemera ko ari ibibazo, ariko hari n'ibyo nemera ko atari ibibazo, ahubwo wenda ari uko twifuza ko twese bitugeraho bikaba bitandukwiriye. Kandi niko abantu tumera nyine, uyu munsi urarya ejo hakarya undi, bibaye byiza basaranganya niba bose bafite ubushobozi bungana bwo gukora iyo mirimo. Ariko iki cya kaminuza minisitiri w'intebe yavuze kuri ya nomero bambwiye nzandikaho, harimo abazamfasha kugezayo ubu butumwa n'ubu mu butujyane, abarimu bize icyiciro cya mbere cya kaminuza bishyurirwa buruse 40,000 byo kurya cyangwa na minerivari. Ubundi mu ijambo rimwe bavuze buruse, twumvaga minerivari no kurya byose ari imvange. Rero niba babafashe kugira bate kurubanura nayo kurya babahaga iminerivari, byo byavuyeho itegeko babemereye ibiki, babahakaniye ibiki. Ibyo bintu kabineti ya mbere nayo ifasha aba bantu. Sokora niba hari uwabisobanura nabisobanura. Tukiri kuri iki rero, ntabwo ndi bwibagirwe ikibazo cyabajwe na Samba wa BBC cy'umurimo. Umurimo ese nyir'umurimo yarahicaye ayicaye, umva agahinda kanjye rero. Umva kiriya kibazo Samba yakibaje nkuba muri BBC, kandi iyo mihanda nta muntu ubyinamo, ntabwo umanitse ukuboko burya uvuga ibingana n'ukuboko wamanitse. Dore simba n'amanitse rero numvisemo akantu ko kubanenga kabi nta mutavuga nyine irindi bibazwa n'abikana. None se usibye wenda ko wabivuze we ndamwumva, ariko azabaza uwatangaga ijambo. Abanyamahanga se babonye atari bo bari bahawe ijambo uwo munsi. Uze kureba kiriya kiganiro uwabazaga we shingiro ndaryumva. Twe ntitwabajije ku mwamba dusohoka, ariko ibyo twe kubivaho wenda bariya baba baje rimwe mu mwaka, indi minsi wenda twe tuba dufite amahirwe yuko dushobora kuzahura nawe imbere y'abariya, cyangwa mugakoresha ibyo si n'urubanza, cyangwa tukandika ubutumwa, cyangwa tukarema n'izindi nama zibaza icyo kibazo. Nyakubahwa we yarazi ngo ntabwo dusanzwe tukivuga. Nyakubahwa twaravuze ivumbi riratumuka, urumva, kujya ubwo nandikiye n'umuvunyi mbaza kiriya kibazo cy'umurimo, nsaba ko baduha amakuru barayatwima. Ahubwo umva icyo ikibazo gihari, itegeko rirahari rigena umushahara fatizo. Uzi icyabuze? Habuze icyemezo, hagomba gusohoka iteka rya minisitiri w'intebe cyangwa w'umurimo, gezaho w'intebe. Itegeko ryasohotse rivuga ko ari uzabitantamura akabiha umurongo. Urabona ubundi itegeko iyo rije riba rimeze nka ruhu cyangwa umuzingo w'igitambaro. Ubundi ibwiriza niwe mutayeri, rikata niba ari ikanzu cyangwa ijipo, ikarobanura ibintu. Tegereje ko ngirente minisitiri w'intebe adufasha kumenya icyo kintu n'ubu. Nyakubahwa perezida wa repubulika, imibare n'ibiki bicumi ahubwo biri ku rupapuro biri mu kabati. Harya byavuzwe na senateri Vode. Yego, ngo byahezemo mu kabati ka minisitiri w'intebe. Ubu rufunguzo imbere yararujyana. Ikibazo cy'umurimo rero kiri nabyo mu bikwiye kuganirwaho kuri kabineti ya mbere. Gute
umurimo mu Rwanda dufite amategeko atagira umuntu wo kuyubaha, noneho dufite n'ikibazo cy'umushahara fatizo. Impamvu perezida wa repubulika yabaye nk'ukivuga ngo wenda byaba byaratewe n'uko hataraboneka ingengo y'imari ku mishahara y'abakozi ba leta. Nujya kureba abakozi ba leta ibyo abahembwa munsi abari ku 60,000 nibo bake, baramu barazamutse ubwo abasigayemo muri korali Mirasire. Mwibuke ko leta itanga akazi 2%. Umushahara fatizo rero ukwiye kuza ufasha abaturage bakorera bikorera, kuko nibo benshi bakamenya ibyo batarengaho. Kandi cya kabiri utabikoze hakaba hari umuntu wo kubimubaza. Buriye ikibazo gihari twabuze ubahiriza itegeko ry'umurimo n'amategeko ahari. Umugenzuzi w'umurimo siwe, abarimu bose niho bari. Buri munsi twirwa tuvuga ngo bakasa abarimu, twirwa bavuga ngo meya ngo yagize ate. Biriya byose bishingiye ko nta urinda umurimo. Bose ntiwasanga wenda umushahara fatizo bavuga bati nituwucuma hari abo biri bugwe munsi y'urugo kuko wenda bongejwe kubera gukomeza gusakuza kubivuga cyane ngo turashonje isoko ntiduhura naryo. Ntabwo ntekereza ko ikibazo ari icyo, kuko nibiramuka bazamuye abantu leta abakozi bayo benshi ntabwo iri tegeko rizabagonga. Niba umushahara fatizo niba ugira 100,000, umuntu uhembwa amafaranga make ufite kontara mu kigo aba ahembwa 100,000 witwa ko afite umukoresha, keretse wenda uwikoreye umuzigo nyakabyizi niwe mwumvikana uti urabitwara desi undi ati 100. Ariko umuntu wiswe umukozi, icya kabiri uruganda rufite abakozi 4,000 akore afite abantu 3 yahaye kontara, abasigaye bose ni banyakabyizi kugira ngo amwirukane aho ashakiye, amuhemba bishaka, amuha ibyo ashaka. Uwo muntu akaba arakora mu ruganda atagira insurance y'ubuzima, kandi ari munsi y'imyaka iruti y'abafite kontara. Yego, bashyizemo nka 3-4 gusa kugira ngo babashe kubona ibyangombwa. Abasigaye bose niba banyakabyizi. Umuntu amaze imyaka 5 mu kigo, umwita nyakabyizi ute ko kugira ngo utamutangira insurance y'ubuzabukuru, utamutangira insurance yo kwivuza, atagira ubwishingizi bwo mu kazi, acika urutoki akirwa atonze umurongo kuri centre de santé, nabwo yagira ibyago ugasanga ahembwa ubusa, yarataragura mituweli, yari umukozi w'uruganda rusora miliyari ku mwaka. Ibyo byose rero nibyo byose by'abarimu batahabwa, batishyuwe buruse n'ibindi byose bishingiye kuri uyu murimo. Dogiteri ntasimbuye porofeseri, ararusyaho aho porofeseri nyirira. Usibye ko porofeseri yarayo ntiyiriweyo, yafiterwaga n'ibyo arimo porofeseri. Porofeseri nyirango kuyobora abantu, kuko mu murimo habamo n'abatarize byaranze. Nk'aho mu porofeseri bari bahaye Minaroke, n'ababwiye ntabwo porofeseri azabasha kumenya niki gituma umuntu atoga yavomye, niki gituma umuntu agurisha amata yose akarwaza bwaki. Ntabwo ibyo bintu porofeseri yabitekereza. Byarangira mujyanye muri cya kigo cyanditseho ngo n'undi uwo ari we wese, n'undi uwo ari we wese avuga ati uyu muntu ni inzererezi. Nicyo cyabaye kugira ngo kuri porofeseri ageze mu murimo. Noneho yinjiyemo dogiteri usize ashingiye abana ba 18. Cyokora ukuntu ibintu bishyira ku rwego ruri hejuru, nizere ko n'imishahara izazamuka. Ahubwo ari koroshya ibintu, ahubwo azayoroshya. Kuyoroshya nyine yoroshya ubuzima. Zavuga ati buri muntu niyishyura yafite. Nayo nguko icyo rero reka wenda abantu bumva uko kuntu minisitiri yabivuze, bumve na comment dufite nabo baduha izindi, banatanga amakuru. Kuko bakeneye kumenya habamo ibintu bita tuition fees, hakaba na buruse. Bemeye kubishyurira iki? Ni iki muri ibyo? Cyangwa se hari abo barimu ko nabo bajya bavuga ko bagira utunyanganyanga, ugasanga areretse ku bintu arimo ariga irindi somo riri para, ariko atari iry'uburezi ngo nuko yiga nyine muri AE, akumva ko atakishyuzwa. Niyo mpamvu ndimo nkubwira babemereye iki, bagomba kubikora bate, noneho barebe. Ngewe ubundi umuntu yaje akambwira ngo ntibamuhaye,
bagombaga kumuha. Turareba ni wowe wari ukwiye guhabwa cyangwa nuko uhagurukiye mu kavuyo uvuga utubwo mbivuze biragenda. Oya kumira bungura ibyo simbyemera. cyangwa ibyo leta yifuza nyine byari bitaragerwaho nyine ubwo iracyabyifuza, cyangwa wenda byari byo mu ngengo y'imari itari ejo yatangiye ejo bundi. Ariko icya mbere ni ukumenya ni imigabo n'imigambi, ni imigambi na mu mushyikirano babidomye ku rutoke umugani w'abashinga nta ibintu biba ari byinshi. Ariko rero Kigali mwagize inkuru nyinshi zimwe ntabashije kurebaho gacowe. Ariko disi harimo kuri disi hari umuntu cyane uti Kigali turi kubyina intsinzi idasubirwaho. Intsinzi yo yari yaje nubwo none wasanga Mariya Yohana yaririmbye ngo araraguza umutwe ngo akabona intsinzi kandi iriya ntsinzi imaze ese kuki nawe numvishe ko bazatangaza ibya burundu 27? Nsigaye numva nabi. Sinzi ukuntu amatariki bayacumye da. Bayacumye cyangwa byari bo ni 27 ni byose n'abadepite ni ikintu cyose gifite aho gihuriye n'amatora yakozwe. Ubu hano bavuze kuri perezida abadepite ariko imibare bayigosore pe bayiyungurure bayikate ivemo ifumbire wenda cyangwa inoro. Okay. Reka twari benshi abadepite ni benshi nabo gusa buriya ndashaka kuzuyaza nkibaza tuzashaka umwanya nimba nkari dukora ikiganiro kibaza kuri aba badepite batorwa. Umuntu utarigeze agira kandi kazakora ka protect sama gahera mu nteko biba bigiyemo ni ukwemeza no gutora kugenzura. Uzi mu nteko ni ugushishoza ukaba mu nteko ni mu batayeri badoda amategeko bakanayasirifiya. Gutora amategeko ntabwo ari ukudoda amategeko, ariko batora se ayo batabasobanuriye ngo bajye bavuga bati kuki iki kirimo iki kitavuyemo cyangwa kuki mutongeramo iki. Niba ari umushinga uje kandi ari uwa guverinoma ubwo umushinga wajya kuwujora wicaye muri guverinoma. Nteko si muri guverinoma samu ikwita ibintu uko bitari bishaka kunyobya. Ikibazo cyanjye kibazanywe na guverinoma wicaye aho uruwo gutora amategeko ubwo uzugiye ko awujora gute. Njemba numva dukwiye kugira abadepite bafite n'imirimo hakoze pe. Nibura yari gari azi ukuntu umuturage atumva, azi ukuntu yumva, azi ibibazo by'abaturage. Hako ngo baba barimo ibyiciro bitandukanye ngo buri cyiciro cy'ubuzima bw'igihugu barebamo umuntu baba bisangamo. Ngaho mbwira rero cyo gukora nabonye Rubavu hajemo gitifu wa wundi wa Busasamana. Uriya rero niwe mudepite ubundi bazajya ajya gusura abaturage agasanga araranye n'ihene amubwira ati ibi bintu uko twari twarumvikanye kuzajya uyizirika hafi y'umuryango wenda ntirare mu buriri byagenze bite. Ariko simubeshye hari umuntu nari ngiye kuvuga izina numva banyica. Uriya mwana muto mwiza usibye no kumenya ko umuntu ararana ihene nta nubwo azi ko mu cyumba abantu babiri bararanamo keretse wenda muri umunana mukuru we nabwo kubera irungu. Uyu mwana papa barara nko mu cyumba cyo hejuru na mama abashyitsi bakaba barara hasi tukarara hirya itata we. Urumva ngo kuzajya kumubwira ngo na challenging ingingo sasa abanza kumenya ngo ese umuntu ayi challenginze 2-3 bakanda hehe bamusomera ibiki. Fazili yamusomera mwibuke ko yaje mu nteko kandi Fazili ashobora kuyobora iriya nteko harimo imibare. Fazili arayobora hari deba ngo urabona ari nde wayiyobora uwo Jesse we mvuga urabona ukuntu ibintu bimeze. Ashobora kuyobora inteko na mu kwa 10 izaba igiye bashyiremo nk'umugore yungirijwe n'umugabo cyangwa se
habe hari ibindi bintu bigiye kuba, ariko mu nteko byo nimpuguka nzakubwiye ni Kigali bagiye gutora. Ese murabona Sam dukwiye kumutora? Ese tuzamutora dute ko yazanywe inama y'abaminisitiri, hari wazanywe inama y'abaminisitiri nawe aratorwa? Kigali bagiye gutora ibiki? Abayobozi b'umujyi wa Kigali na komite nyobozi. Uko ndibaza abazanywe na kabineti baragaruka bakongera bakabaduha ngo twongere tubabajorere. Komite nyobozi. Komite nyobozi umujyi wa Kigali. Ngewe ndimo ndabikizungereza isa. Dore buranisha. None se abayobora ntitubazi uko batorwa uko ntitubone Europe pimanuka. Niba rero Gicumbi Girini wa mugabo yitwa nde? Isime. Umwe wivira Gicumbi muri Girini Gicumbi. Baramuduba yazanywe na kabineti. Agaruka ku rutonde ajya kwitoreza Induba. Buriya Induba haturutse ba meya w'umujyi. Pascal Nzabarinda harya ninde? Bari yitwaga Pascal Nyamurinda. Yaturutse Induba. Ambassador Rwakazina. Yaturutse Induba. Ariko Induba hari undi muntu wavuyeyo ntibuka. Wasanga na Rubingisa buriya baravuze ko ariho avuka. Samuel aziyamamariza Induba bavuga ko ariho atuye. Induba ngo niho hateye abakuri ba meya. None se ububasha buzabu Reka nkwereke. Ibintu reka tuzabiganira. Sibo bavamo se ba meya mbese. Kasi ibyo bintu ni ibiki? Reka nkwereke, reka duha abantu gahunda. Biri mu makuru. Kuri tariki 20 na zingahe duhurire muri Expo. Nesha no hariya. Ngaya nguko. Urakoze. Kadutegeze twumve niba kabineti ya mbere iki kibazo igihe umurongo. Yego. Urakoze cyane. Twasubeza nga ikiganiro cyacu, murakoze kandi mukomeze uburyo n'ibindi biganiro byacu. Umunsi mwiza. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo nomero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira kanenge kandi Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us.